Yes, bahaye ikaze kuri Josuwe Twizere TV. Uyu munsi wa none icyo tugiye kuba twarebera hamwe ni uburyo telefone yawe, ese telefone yawe igenda gakeya mu gihe cya network cyangwa se mu gihe uri gukoresha imbuga nkoranyambaga igenda gakeya. Ese igikunda kubura network wenda uri ahantu runaka, ese biterwa n'iki? Uyu munsi wa none Josuwe Twizere nicyo ngiye kuba nabagezaho. Ese bigenda bite kugira ngo telefone yacu ibure amanetwork cyangwa se ibure rezo? Ese kubera iki iyo dufite megabyte zigenda gakeya? Ikintu cya mbere nakubwira hano, niba ufite telefone yawe ariko ikaba igenda gakeya mu bijyanye na network, banza urebe niba ama application yose ufite muri telefone yawe ari ingenzi. Niba usanga harimo atari ingenzi, ubanze uyakuremo. Ikindi cya kabiri ni uko uzaza muri settings za telefone yawe ukaba ugiye gukora ibintu ngiye kuba nakwereka. Icyo uzakora hano, uzaza muri settings za telefone yawe. Numara kuza muri settings za telefone yawe, uzashakisha ijambo bita system. Numara gushakisha ijambo bita system, uzahita ubona irindi jambo bita reset options. Reset options numara kurikandaho naryo uzabona andi magambo atatu rero nayo ntabwo yose ariko uzayakandaho, gusa ugiye gukurikirana step by step ko ngiye kugenda mbikora kugira ngo nawe niba wari ufite ikibazo hano uraza kurangiza video cyakemutse. Uzahera kuri ijambo rya mbere bita reset wifi mobile and bluetooth. Hano bivuze ngo reset wifi bishatse gusobanura ngo hahandi wagiye gushaka wifi runaka, hari amazina ya wifi yaje muri telefone yawe agumamo. Iyi mobile ni ukuvuga ngo icyagiye ufata telefone y'undi muntu ukaba wayihuza n'iyawe kugira ngo ibe yaguha interineti mu gihe wenda nta megabyte ufite. Hano bluetooth ishatse gusobanura ngo icyagiye ufite telefone yawe ariko ukaba wayihuza na radio kugira ngo ucurange indirimbo cyangwa se urebe film, bigasaba ko rya zina rya radio ryasigara muri telefone yawe. Kandi burya ari amazina cyangwa se zirari wifi usanga ziri muri telefoni zacu nazo ziba zimeze nka virus. Ibi ngibi rero icyo uzakora, uzahita uza hano ukande kuri hano handitse reset wifi mobile and bluetooth, uzahita uza uhakande. Numara kuhakanda uzahita ubona hano hasi handitse ngo reset settings. Numara kuhabona uzahita uza uhakande. Numara kuhakanda kandi bazakureka ushira password kugira ngo byawe biri muri telefone yawe byose bibe byavamo, yaba ama wifi wafashe ahantu runaka, yaba telefone wahuje n'iyawe kugira ngo ubone interineti, cyangwa se yaba amaradiyo waba wakonigiseho telefone yawe kugira ngo wenda ucurange cyangwa se urebe filime, byose uzahita ushiramo password hano. Urangiza bite wemeze, byose bizaba bivuyemo 100%. Urangiza uhita ukanda no bakubwire ngo please wait. Iyo umaze kuza hano, umaze kujya hano uhita ukanda no kubita reset settings, uhite uhakanda. Umaze kuhakanda bahita bakwereka ngo please wait, bagahita kugira ngo network setting have been deleted, cyangwa se ibyo washatse kuba wasiba byose byakunze. Numara kubona hano baguhaye karaka message cyangwa se kumaje kuhakanda bikaba byakunze, uzasubira inyuma. Numara gusubira inyuma, icyo uzakora hano, uzahita uza hano ha kabiri kuri ijambo rya kabiri, bite ureba icyo bita reset apps preferences. Bishatse kuvuga ngo kwakundi udownloadinga ama application ahantu runaka, kuyadownloadinga burya azana n'amavirusi akaba yatuma telefone yawe igenda gakeya mu gihe cya internet, cyangwa se mu gihe ufite megabyte kuzikoresha bikaba ari intambara ndetse zikaba zirimo kugenda gakeya. Iyi ngiyi hano icyo bizagufasha numara gukanda reset apps, kuvuga ngo ntabwo bizabivuze ko ya application yawe ari muri telefone yawe aba yavuyemo cyangwa se yagiye, ahubwo ya mavirusi azana n'ama application wadownloadinze ahantu runaka niyo azahita avamo, maze telefone yawe isigare yera ndetse yihuta kuri internet. Uzahita uza ukande hano reset apps, uhite uhakanda. Numara kuhakanda zizakwereka ijambo bita successful, bivuga ngo ibyo wakoze byarangiye cyangwa se byaciyemo. Wibutse ko iri jambo rya nyuma ari naryo rya gatatu, iri ngiri utemerewe kuba warikandaho na rimwe. Nuramuka urikanzeho, ndakubwiza ukuri ko ushobora kuzaba arimo byago bikomeye, kuko ibintu byose bizaba biri muri telefone yawe ushobora kuzaba ugiye kubisiba cyangwa se kubibura burundu mu buryo nawe utazi ko
byashoboka. Rero kankumanzi nshimire wowe warebye iyi video. Niba wari ufite ikibazo cyo kuba telefone yawe ibura network cyangwa se igenda gakeya mu gihe waguze megabyte, nizere ko ikibazo cyakemutse. Bifuriza kugira ibihe byiza. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, ntugende udakanze subscribe, ndetse niba aribwo nawe wayikanze kamanze ngushimire, ndetse ntibibagirwe gusigana comment nibiba ngombwa. Duhuriye muri tips zitandukanye zigiye zikurikira. Ndabakunda cyane.